Reka mbasuhuze mwese aho muri hose nizere ko mumeze neza bakunzi ba filime ya Story ya Love. Ni episode ya 17, ni episode yari imeze neza cyane, ni episode yari ikubiyemo byinshi bitandukanye. Ni benshi bakomeje kugenda bagarukwaho n'abantu benshi mu buryo butandukanye. Iyi filime ya Story ya Love ni filime nziza cyane, ni filime ikunzwe na benshi. Ni filime umuntu wese yishimiye ndetse umuntu wese avugaho ndetse neza cyane muri rusange. Rero tugiye kujya tuyigarukaho mu buryo burambuye, byinshi byayiranze, uburyo yagiye ikinwamo ndetse n'uburyo yagiye igarukaho cyane. Ibyo byose tuzajya tugenda tubinyuza hano kuri B News TV 123. Nizere yuko rero uzajya ubana natwe neza 5/5, ari nayo mpamvu musaba gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana muri byose, kugira ngo tuzajye tubana mu buryo bwose butandukanye. Kuri episode ya 18 ndetse n'iya 19 kuzamura ama episode yose tuzaba turi kumwe mu gihe cyose. Wibutse gukanda subscribe kugira ngo tuzajye duhorana muri rusange. Tuzajya tugaruka ku bantu barimo nka Claudia, Kanuma ndetse witwa Shemiye, barimo Kelly, barimo Jado ndetse n'abandi bose batandukanye, Nyambo. Abo bose bari muri Story ya Love, bose tuzajya tugenda tubagarukaho. Niyo mpamvu nanjye naje kugira ngo mabwire yuko nzajya nyene nagaruka ku bantu benshi barimo aba bose bakubiye muri iyi filime nziza cyane gutya. Ni filime yakomeje kugenda igarukaho cyane, ngira ngo murabizi neza ko hari byinshi byagiye binyuraho, hari byinshi byagiye bitambukaho, ariko iyi filime yagezweho aba ari filime nziza cyane, filime yakunzwe na benshi, filime ya Love cyangwa se Story ya Love, cyangwa se mu yandi magambo ni story y'urukundo. Wenda ku bantu bataba bari kubyumva, bataba bari kugenda babisobanukirwa, niyo mpamvu nanjye naje hano kugira ngo nzajye mbagezaho neza akantu ku kandi mu byayiranze, mbagezaho agasobanuye kameze neza muri rusange. Wenda hari kugira ngo mbanze ngaruke ku bintu bisa nkaho byayiranze cyangwa se byanayiranze muri rusange. Wenda tugarutse kuri Kanuma, ngira ngo muramubona hano kuri Claudia, yamusariye, yamusizoreye ariko musaba urukundo, ngira ngo benshi mwagiye mubibona. Ndetse nanone uyu Kanuma ubwo yasabaga Claudia urukundo, twabonye ko Claudia yamubwiye yuko azamusubiza. Ntabwo yamusubije yego cyangwa se oya, nta gisubizo na kimwe yamuhaye, ahubwo yamusizemo hagati nyine. Nubwo Kanuma ari kugenda ku ruhande avuga ko ngo Claudia ngo kuba yamubwiye ngo azagaruka musubize, Kanuma akabifata nk'aho ubwo yamwemereye. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, wenda n'ibyo ari kwishyiramo, gusa ntabwo yamusubije yego cyangwa se oya, ahubwo yamurekeyemo hagati. Burya iyo umuntu akurekeyemo hagati burya aba agufite, kubera ko turabibona ko Kanuma ari kugenda uwahuye nawe wese. Ngira ngo twabonye ko yahuye na Kelly, akamubwira yuko ndetse na mama we, ndetse hariya ni naho aba akorera. Ngira ngo twanabonye ko babanje no kumubwira ngo nafata igikapu yitahire, ngira ngo mwabyumvise. Rero twabonye ko ubwo yageragayo yahise abiyemeraho cyane, yahise abemeza buryo ki yakunze umukobwa, yaterese umukobwa akamwemeza ndetse bikarangira anamuhaye urukundo. Claudia ni umukobwa mwiza cyane, nk'uko yari ari no kubivuga, nibyo byanyabyo kabisa. N'uwo ari we wese ashobora kubigarukaho cyangwa se ashobora kubivuga, nibyo, ni mwiza cyane. Nanone kandi ikindi kirenzeho, ahantu hose wenda sinzi, wenda imbere mu mutima, kuko buriya niho abantu benshi bakunda kuba batabona cyangwa se batamenya ibyaho, ariko gusa wenda dukurikije uko tumubona, wenda bamwe na bamwe, sinzi abandi uko bamubona, Claudia ni umuntu mwiza cyane, haba imbere ndetse n'inyuma. Ndetse nanone Kanuma turabona yuko ubwo ari kugenda abwira uriya Kelly ndetse na mama we, ndetse nanone ni na hariya nk'uko nari mbivuze, twabonye yuko ari kugenda ababwira byinshi bitandukanye, agenda ababwira byinshi byanabasetsaga. By'umwihariko uyu Kelly niwe wari uri guseka cyane, kubera yuko yumvaga rwose imitoma Kanuma yakaba yatera umuntu, ari nko kuyitera wa mukobwa uri aho ngaho utazi iby'urukundo cyangwa se utazi iby'imitoma. Ariko nanone tukabona ko uyu mumama we yagiye nyine, urumva hari ukuntu wenda bamuteye imitoma kumva nyine iri fresh,
akumvira amufashe. buriya yagiye yumva iyi mitoma ya Kanuma akavuga ati imitoma nubwo uyu mukobwa ari kuyiseka ariko iyi mitoma kabisa yagiye ifata Claudia ndetse iranamufata neza fresh. ariko gusa nubwo Claudia yabwiye Kanuma ngo azamusubiza, Kanuma w'icyizere yamaze kukiha ndetse yamaze no kubyisetingamo. buriya rero kuba yabyisetinzemo nibyo bibi cyane kuruta uko bari kumuhakanira akagenda amenye yuko nta gahunda ihari. kugira ngo murabizi ko iyo wisetinzemo ikintu noneho cyane kijyanye n'amarangamutima yawe kikaramuka cyanze, abenshi ngira ngo murabizi neza ko bigorana kuri nyiracyo cyangwa se kwa kisetinzemo. rero Kanuma naramuka agize ibibazo cyangwa se ibyago, nabyita nk'ibyago, uyu Claudia akaramuka amuhakaniye n'uburyo yiyemeye kuri uyu Kelly ndetse na mama we, ndetse ubona yuko yanabikabirije cyane. ni ibintu byavamo ikibazo gikomeye cyane, ni ibintu byaba bitoroshye ku ruhande rwa Kanuma, ndetse ubona yuko Kanuma nawe n'abandi bitaborohera cyane yuko yagiye abibemeza ndetse mu buryo butoroshye. reka tuve kuri Kanuma ahubwo twerekeze kuri Nshimiye nawe turebe. Nshimiye ngira ngo muramubona n'ubundi ahangaha kwa Kanuma yarari hano kwa Kelly, ngira ngo murabona neza ko uyu nguyu Nshimiye uzwi ku izina rya Kiramani mu yandi magambo, ngira ngo twabonye ko yagiyeyo agiye kureba n'uyu mukobwa pe. ariko uriya mugore ibintu yamukoreye n'akasamutwe, ibintu yamukoreye ibintu bitabaho cyane. yamubwiye neza ko n'amaboko yombi ndetse yemye nta kibazo afite, amubwira yeruye ko Nshimiye ataberanye n'uriya mukobwa we, ndetse yewe anamuhereza n'urugero, aramubwira ngo Nyabugogo hari abantu bakorana b'ibirara, cyangwa se mu yandi magambo sinzi uburyo umuntu wese yabyita ariko ni ibirara niko yavuze. ngo ndetse anamubwira ko hari ababa bambaye ibigutiya nka biriya yambaye, niko yavuze, ngo biri kunuka, ariko ngo hari ngo n'ababa bambaye bitari kunuka. wumve urugero cyangwa se wumve ikintu yifurije Nshimiye, nawe ucyumve. urumva nyine abantu nk'abariya no mu buzima busanzwe babaho, tujye tureka kwirengagiza ibintu cyangwa se tujye tureka guca ibintu ku ruhande. no mu buzima busanzwe babaho, babwira abantu kuriya. ndetse ibaze ko yanamubwiye ngo abasore cyangwa se umwana w'umuhungu ajya gusura nyina, umwana w'umuhungu w'umukire ajya gusura nyina kubera ko ari umukire. arangije aramubwira ngo ese umuhungu yajya gusura nyirabukwe ari umukene? yibaze kugira ngo uba ugiye gutereta umuntu w'umukobwa nurangiza mama we akubwira amagambo nk'ayo. so ni byinshi rero tuzajya tugarukaho, kugira ngo mwabibonye ko ari ya YouTube channel yanyu, ni B News TV 123 kuri Story ya Love. tuzaba turi kumwe neza 5/5, ntukajye ucikwa, ndetse mwibutsa gukanda subscribe, ndetse mwibutsa no gukanda kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa na byinshi tuzajya tugenda ducisha hano kuri B News TV 123. ciao ciao.